umukino itunarangira umukino wahuzaga ikipe y'igihugu ya Qatar n'ikipe y'igihugu ya Ecuador ukaba urangiye ikipe y'igihugu ya Qatar itakaje ku bitego 2-0 by'ikipe y'igihugu ya Ecuador, byose byatsinzwe na Ina Valencia ubu ni uyoboye abandi mu gutsinda ibitego byinshi muri iki gikombe cy'isi. Niwe uyoboye abandi gutsinda ibitego byinshi. So gice cya mbere nicyo ntabwo umukino warangiriyemo. Gice cya kabiri kwa yari imibare myinshi, amataktike menshi kuri abatoza babiri, ariko ahanini ku mutoza w'ikipe ya Ecuador ugombaga kugarida resultat yabonye mu gice cya mbere, avuga tudatsindwa n'ubundi nta mpamye yo gutsinda ibitego byinshi. Win yabo ya mbere. Duhita tugaruka muri studio rero twongere twakire coach Nonde turi kumwe mu busesenguzi n'umukino reaction mbere na mbere muri rusange opening match. Abonye gute banzu nafashe warebye World Cup nyinshi coach kikompare n'izindi twagiye tubona yaba sa Brazil na Croatia n'izindi zagiye zibaho, hari difference tubonyemo ku gihugu kuri gihugu cyakiriye by'umwihariko mbabare compare na South Africa yari yakiriye hano ku mugabane Afrika, ibyo nakwita nk'ibihugu bito kwenda nko cyangwa se na za Korea n'Abayapani 2-2, wenda tuzi 9-8 abafaransa bari bakomeye, ukajya 2-6 abadage bari bakomeye, wajya wenda 2010 South Africa yari hasi, 2014 Brazil yari hejuru, 18 Uburusiya nabwo bwatangiye neza bunitwara neza. Coach ugereranyije n'izindi match zifungura, ni match ubundi umuntu abasabwa gukina te cyane cyane kuri mu rugo mbere yuko tunavuga ngo Qatar iragayitse? Ntabwo twavuga ko Qatar igayitse kubera yuko competition ikindi nta kipe ikurira mu irushanwa. Ari umukino wa mbere ugereranyije n'izindi Coupe du Monde zagiye zibaho, wasangaga ari ikipe ziri ku rwego ruri hejuru paraporo ya Qatar rero uyu munsi uburyo yagaragaye nyine nibwo buryo n'ubundi abantu bose bari bayitezemo, usibye yuko irapromisinga ko wenda mu mikino iri imbere ishobora kuzagira ikintu ikora kiri positive, kubera ko urebye nk'ukuntu yakiriye igice cya mbere n'uburyo ikiniye igice cya kabiri. Igice cya mbere habuzamo ikintu cyitwa presence mu matransition, mu gice cya kabiri presence zabo muri za transition babaye preza cyane, kubera yuko bagerageje kubonamo ama counter attack nk'atatu, yari 1 versus 1 byashoboraga kubaha ibitego. Icyo rero navuga bigereranyije n'andi ma competition yindi ya Coupe du Monde mu match d'ouverture cyangwa bita home advantage ku kipe barateguye, Qatar wabonaga iri inyuma, ntago iprometa nkuko yandi makipe yagiye prometa mu myaka yashize. Ariko ndizera yuko ikintu cyose bura mu ntangiro kiba gikomeye, ariko uko ikintu cyavura gishobora kuzagira ikindi kibyara. Hanyuma icyo navuga kuri Ecuador ni ikipe abantu bagomba kwitega kubera ko izakora ibintu byinshi. Urabona système de jeu abo bakina, umuntu ku giti cye, jeu individuel, bafite technique, bafite rapidité, bari présent physiquement, bameze neza. Icya kabiri bafite na coaching iri ku rwego rwo hejuru, kubera yuko n'uburyo bakinnye igice cya kabiri bagerageje gukina position ba, ntabwo ushobora gukina position ba utafite coaching iri ku rwego rwo hejuru. Bivuga ngo bakoze management ya match yabo. Ikindi cyagaragaye muri no gice cya kabiri umuntu ashobora kwibazaho cyane ni zira remplacement zibayeho 3, havuyemo eleme 3, hajyamo izindi 3 ziri ku rwego rw'izavuyemo, bivuze ngo Ecuador mu minsi iri imbere ndatekereza ko izatanga akazi cyangwa izanagera kure hashoboka. Coach, ntabwo ndarenga kuri Qatar iri mu rugo, ni igihugu n'abantu twibazagaho gikina gute. Ndahita nihuta nerekeza kuri match yabo ya Senegal, abantu bakeneye kumva ku mugana Afrika. Ni igihugu Senegal haracyari kare, nibyo ntabwo ifite Sadio Mane, ariko se ni gihugu twavuga tuti nubwo batakaje match ya mbere kuri ibyo bavugaga byo kwevorwa bagenda bakura gake, byashoboka ko bazakurira kuri Senegal? Biragoranye urebye niveau individuel y'abakinnyi ba Qatar, ariko ubu ngubu Senegal tutibeshye ni ikipe iri ku rwego mpuzamahanga, ni ikipe ifite ibintu byose, malgré yuko umupira ugira realite yayo, ariko ubundi urebye poste par poste ubu Senegal ni ikipe udashobora kuvuga ngo yabara result uburyo bworoshye. Senegal ntabwo ari Mane, Senegal ni equipe kubera yuko Mane arimo agira icyo atanga gikomeye nk'umukinnyi mukuru,
umukinnyi wabaye mwiza muri Afrika ariko Mane niyo atarimo Senegal ni ikipe nkuru kubera ko yarabigaragaje mu bihe bishize urwego rwabo abakinnyi maklabe barimo yaba muri Europe yaba muri Asia yaba muri Espagne n'abakinnyi nyine bafite range ishobora gutuma abantu babashyira kuri challenge yo ku rwego rwo hejuru. Yego ni byo ngibyo hanyuma tukiri muri iri tsinda n'ubundi match ya kabiri ya Equateur bagomba guhita bahura na Netherlands ni igihugu kiri favori cyane ntabwo mu myaka ishize bitwaraga neza kuri Equateur match yabo ya kabiri nekereza ko coach yutsinze match ya kabiri ufite amahirwe menshi yo guhita usohoka mu itsinda urababona nabo izi form bakuye kuri Qatar cyangwa se iyi win bakoze kuri Qatar bagenda bakaba babi projecta ku ikipe ya Netherlands Uholande. Biragoye iyo ubonye uburyo Uholande bwabikoze mu minsi ishize mu makompetisiyo yashize ni ikipe ishobora gukora formation 3-4 muri match bivuze ngo urwego rwabo ruri hejuru bitandukanye ni match ya mbere kandi imikino buriya ntabwo imikino isa ahanini niyo byageze muri competition buriya ambition na goals za match ziba zitandukanye icyo navuga gusa azaba ari umukino mwiza kubera yuko urebye ama individuality arimo urebye ama individuality y'Abaholandi urebye niveau de coaching y'abantu bo muri Ecuador cyangwa bo muri Holland ntekereza ko ni umukino udashobora kujaginga nonaha gusa ngewe nkanjye wenda emotional ikintu navuga ni match udashobora kuvuga ngo uyu ni uzatsinda kubera yuko hari ibintu nka bitatu bahuriyeho kandi nibyo ubundi bigira match nibyo bitanga resultat niba tactiquement bose bari hejuru ama individuality bakaba bayahuje icya gatatu na ambition uburyo bari determine ukabona bari 50-50 ndatekereza ko ni umukino udashobora kujaginga nonaha ngo uvuge ngo iyi ngiyi ni iri favori. Ya nibyo ngibyo muri rusange tubonye kuri iyi match y'ikipe y'igihugu ya Qatar ndetse na Ecuador. So nekereza ko ni imipira ibiri coach wenda wanabanza ukaduha ishusho nekereza ko garutse gato kuri aya makipe abiri uko yakinaga umupira w'aba reka mvuga abantu bo kuri icyo gice cya Amerika yaba